Yes, ni gospel hour. Turacyari Rubavu, turacyari muri Imana Iratsinze Festival ku nshuro yayo ya gatatu iri kubera mu Rwanda. Turi Rubavu rero kuri stade Umuganda. Ahangaha hari kubera amateka papa, aho korari Jehova Jire ibungubu igeze kuri stage, ariko ndagira ngo mbere ya byose, mbere y'ibindi byose ndimo ndababwira, banze mbere ku kuntu korari yinjiye yambaye, korari ukuntu yabanje izengurukana n'abanyarwanda stade, barazenguruka umujyi wa Gisenyi wose bagenda baririmbira abantu batuye Igisenyi. Nk'uko ubibona ku mashusho rero, bagiye bahamya ko Imana itsinze. Tugomba kwirinda ibiyobyabwenge, babwira abantu uko bagomba kwirinda amakimbirane yo mu miryango. Mu butumwa bwagiye butangwa muri uyu mutambagiro wamaze umwanya utari mutoya, twakuyemo isomo rikomeye cyane. Reka mbareke mubanze murebe uko uyu mutambagiro wari umeze, noneho ngaruke nkomeza mbereka uko abashyitsi bacu binjiye kuri stade Umuganda. Dukomeze mbereka uko amakorari worship team binjiye hano muri stade Umuganda Igisenyi, baza mu gitaramo cyitwa Imana Iratsinze Festival ku nshuro yacu ya gatatu. Dore ko mu kiganiro cya mbere twababwiye ko inshuro ya mbere yabereye i Musanze, inshuro ya kabiri ibera ku Gisozi aho bita muri stade ya Iyerika. Ubu rero ni ku nshuro ya gatatu bibereye hano Igisenyi. Inshuro ya kane ntituramenya aho bizabera, ariko
aho bizabera hose tuzaba duhari tubabwire ko bizagenda, kandi tuzaba dukomeje kugenda dushima Imana tunahimbaza. Reka mbabwire ko turi kumwe n'uruganda Beta Paint. Uru ruganda rukora amarangi y'ubwoko bwose meza, rangi ya karite nta bandi wayibonaho utagiye mu ruganda rwa Beta Paint. Beta Paint, best quality, good service. Ni uruganda rutanga serivisi nziza, rugatanga irangi ryiza rya karite. Abangaba rero nta kindi wababurana, nta kintu n'iki cyerekeranye n'ubwiza bw'inzu yawe wababurana. Mubagane, bakorera mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali, dore ko ari niho uruganda ruherereye. Nureba nurasoma ngo Imana iratsinze festival ku nshuro yayo ya gatatu Gisenyi. Mbaza ngo ninde wabanje kuri stage rero? Habanjeho worship team, irabanza isusurutsa abantu bajya mu kirere, ibintu byama bigenda neza cyane, bama baririmba, bama bitera hejuru, mbese baharura ikibanza. Hakurikiraho korari nziza cyane hano Gisenyi, Betel, irangije kubitaho za ndirimbo za kera mwagiye mukunda. Mu kanya mu kiganiro kiri buze gukurikiraho turagenda tubagezaho ziriya ndirimbo uko zari zigiye zimeze, uko performance ihagaze ya hano Gisenyi. Nyuma y'ibyo ntucikwe rero, mu kiganiro gikurikira tugiye kubazanira, turabazaniramo indirimbo yabanje kuri stage ya korari Jehova Jire. Ese wowe uri gutekereza ko ari iyihe? Mu gihe ukiri kubitekerezaho unyandikire ngo Imana iratsinze. Naho ngewe rero dukomeza kubana muri iki gitaramo ni Pierre Imana ishimwe. Turi hano Gisenyi kuri stade Umuganda. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi mukomeze musangize abavandimwe ibi byiza biri kubera hano Gisenyi. Duhari ku bwanyu.